nagira ngo mbibutse ko icyo gihe hari muri 1996 yego nibwo bwa mbere binjiye muri secondaire abana batabona mu mateka y'igihugu. Kubona akazi ni ibintu byinshi. Icyambere hagomba kubaho politique na strategic plan ifatika igaragara neza. Ntabwo ari ukuvuga ngo bashyire mu kazi gusa, kuko iyo agiye mu kazi agomba no gutanga umusaruro. Kujya mu kazi ngo nuko ufite ubumuga witiriwe ngo ufite ubumuga ntacyo bigufasha, kandi nubwo bizafasha n'uwaguhaye akazi, cyane cyane private sector cyangwa na public. Donc agomba kubaho politiki ifututse, kandi uburyo iyo politiki ishyirwa mu bikorwa nabwo bikaba bifite umurongo ugaragara. Tubashuje inshuti bakunzi ba Gato Network, tubashimira kubwo komeza kurikirana ibiganiro byacu, tubashishikariza gukora subscribe, share kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ibiganiro bitandukanye tubagezaho nk'uko twabibabwiye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, politique, social n'ibindi, ndetse twabwiye ko tugiramo n'igice cyo kuvugira abantu bafite ubumuga. Niyo mpamvu rero uyu munsi imbere yacu turi kumwe na Professor Evariste Karangwa, akaba ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'uburezi budaheza, by'umwihariko uburezi bw'abafite ubumuga. Nagira ngo rero mwakire imbere yanyu. Professor, turakwakiriye cyane. Rakoze Damien Gato. Kandi nishimiye kufatanya namwe kuri Gato Network. Yego. Nabavuze mu buryo bugufi, wenda mushobora kwivuga mu buryo burambuye. Ndumva mvuze. Ikinakongera wenda nuko ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo nkiri umwarimu muri kaminuza. Nkora ku kazi nk'umuntu utanga ubufasha. Umuvolontaire ku barimu na bagenzi banjye. Ndakigisha rimwe na rimwe. No mu bushakashatsi rimwe na rimwe, cyangwa n'ibindi bikorwa abarezi bakora bo muri kaminuza. Umunyamakuru witwa Shakasari yajyaga avuga ngo you are tired but not tired. Ni nkabyo. Ubundi ntabwo amategeko yacu ari ubwo twemera gukomeza gukora. Yego. Iyo ushaka ukaruhuka. Mwahisemo kuba mukomeje rero mu gihe mumba mugifite imbaraga. Uko intege zikunze niko nanjye nzajya nkora ibyo ushoboye, ariko nta pressure ihari. Murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Ndagira ngo kandi inshuti bakunzi ba Gato Network bambwire ko Professor Karangwa Evariste ni umwe cyangwa se yabaye umuyobozi wanjye mu ishuri niga muri secondaire. Urumva rero n'umwana we n'umubyeyi, ntabwo nza kubaza ibibazo bikakaye cyane, ahubwo ndaza mbaza ibibazo bisanzwe. Professor Karangwa, mufite impamyabumenyi y'ikirenga cyangwa se PhD mu bijyanye, sinzi ukuntu twabyita mu rurimi rw'amahanga, ariko mu impamyabumenyi murayifite ku bijyanye n'abafite ubumuga. Babyita inclusive education cyangwa uburezi budaheza simplement. Yego. Hari abajya bavuga n'abantu ba politician cyane bavuga bati ese uburezi bwacu ntibuheza, buraheza. Ugasanga ibyaye ikibazo rwose bagiye impaka ndende, ariko uburezi bwose aho buva bukagera buraheza. Yego. Muri politiki mushobora kuba mudaheza, ariko kubishyira mu bikorwa. Yego. Ugasanga hari abana bavamo bagasigara inyuma. Bamwe muri abo ngabo n'abana bafite ubumuga. Yaba utahezaga ntitwari tubona abana mu mihanda, ntitwari tubona abana mu mago yacu. Yego. Atari uko ababyeyi babo bananiwe kubashyira mu mashuri. Yego. Ariko ari uko system idafite ibikwiye byose kugira ngo abana babashe kwiga, bajyane n'abandi barangiza bajye mu kazi nk'abandi. Tuzaza kubigarukaho cyane. Wenda tutarajya kure Professor Nyambabwiye, ubundi kugira ubumuga no kuvuga iki, bivuze iki? Iyo bavuze ngo umuntu afite ubumuga aba ameze ati? Kugira ubumuga rero ubishyize mu Kinyarwanda birakomeye ariko biranoroshye. Kugira ubumuga harimo ibice bitatu. Abanyarwanda iyo uvuze umuntu afite ubumuga
babona ko afite ingingo zidakora ariko si byo burya hakumwe ibintu bitatu mu kinyarwanda mu cyongereza nibi impairment, disability and handicap. Ibintu bitatu bitandukanye buriya cyangwa se infirmité, déficience et handicap mu gifaransa. Now kugira impairment ni ukugira ubusembwa ku mubiri wawe cyangwa urugingo rutariho. Kugira disability ni uko urwo rugingo rudakora, rufite intege nke, donc rudafite ability yarwo. Hanyuma handicap ni uko utabasha kugera ku kintu ushaka gukora, kugeraho kugikora nk'uko undi wagikora. Ugeze ahantu, aho hantu ntushaka kubikora. Ubu ugiye mu Bushinwa utavuga Igishinwa ntiwabasha gucommunicating. Ubwo ufite ubuhuye na handicap ku rurimi, ururimi handicap. Cyangwa se niba umuco w'ahantu utakwemera gukora ikintu kubera ugenda, kubera uko bakubona, kubera imyiba, ubwo naho ntushobora kugikora. Iyo nayo ni handicap itewe n'imyemerere y'abantu. Bon, ibyo rero byose iyo bikuye hamwe byitwa ubumuga muri rusange mu kinyarwanda. Ariko muri serivisi dutanga tureba ikintu cya handicap cyonyine. Umuntu ni nk'undi ugenewe gukora ikintu icyo ari cyose nk'uko abandi bagikora, ugomba gutanga serivisi cyangwa kugera kuri serivisi. Ashobora kubuzwa n'uko afite ya impairment cyangwa se disability, intege nke zidashoboye, ariko ntakwiye kubuzwa n'uko environment arimo itabimwemerera. Agomba kwemera kubikora, kubigeraho nk'uko abandi bose babigeraho. Nicyo gituma hagomba kubaho kunganira ingingo ze, amategeko abimwemerera, accessibility, icyo twita accessibility. Donc ibintu byose bituma umuntu wese ufite ingingo zidakora neza, yari iz'amaso, yari iz'amatwi, yari izo mu mutwe, agomba kugera ku cyundi wese agomba kugeraho atabijwe n'iza ntege nke. Tumve rero yuko ubumuga bikumwe ibintu uko ari bitatu, ariko icyo tureba cyane cyane ni ibimubuza kuba yakora ibyo agomba gukora. Sinzi nashubije ikibazo cyawe. Birumvikana. Nanjye najya biraza ibisobanuro byo ni byinshi cyane. Sinzi niba imvura itaza kutubangamira, ariko ikindi nabaza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani cyangwa icyenda karindwi sinibuka neza, twiga muyoboye ishuri ryitwa Groupe Scolaire de Gahini. Twagiye tubona muzanye abana bafite ubumuga bwo kutabona ku ishuri. Abantu bose baratungurwa, bari baza aba bana bigenze bite, baziga bigenze bite, baziga bate se, bazaca he n'uzabaho ubwo bufasha. Abantu mbese babyibazaho niki cyabahaye izo mbaraga cyangwa se zo kuzana abo bana, kandi ntabwo byari bisanzwe, byari ishuri risanzwe, ntabwo ishuri ry'abafite ubumuga, ishuri risanzwe, ariko muzana n'abo bana. Niki cyabahaye izo mbaraga zo kuba mwavuga muteka abana nabo mbazana? Icyo niba ndi bugisubize gute, kuko nanjye byabaye nk'ibintungura, ariko icyabinteye hari imbaraga nyinshi zari zihari. Yego. Bon, nagira ngo mbibutse ko icyo gihe hari muri 1996. Yego. Nibwo bwa mbere binjiye muri secondaire abana batabona mu mateka y'igihugu. Nakwibutsaga ko abanyeshuri batangiye muri 1997. Akaba ari nabwo bwari ubwa mbere mu mateka y'igihugu kugira ngo abana batabona binjire bijye muri secondaire. Baje rero muri Groupe Scolaire Gahini, boherejwe n'umuntu witwa Dr. Ndahiro ngubu, icyo gihe yari afande Ndahiro James. Wari watangiye association y'abatabona, RBU ngubu, Rwanda Union of the Blind.
azenguka igihugu cyose yabanje mu mashuri meza yarakomeye agerageza kukanyakanya icyo gihe Gahini ntabwo yari yisuguritse cyane yari ikiri hasi cyane za groupe scolaire officielle Byimana sinzi n'ahandi bagiye bajya mu mashuri cyane yabihaye Imana bumva ko aribo bari barabareze muri secondaire muri primaire bashoboraga no kubemera no muri ariko biranga bajya muri Mineduc biranga sinzi ukuntu bamenye ko mpari babanje kwibaza yuko ishuri ryacu ari anglophone gusa baza kumenya ko ari na francophone sinzi impamvu babitegeza batyo bon ngiye kubona mbona rero haje abantu babiri boherejwe na Ndahiro bati ukaduha ishuri kandi nta wundi muntu nta handi tubugene ugomba kuduha ishuri donc baza rwose banikatiriza kandi nabo batabona bon ntabwo nari mfite rwose kubera ibibazo nari mfite by'ishuri icyo gihe urabizi ko icyo gihe igihugu cyari kicyubaka cyane ariko hafi 1/3 cy'abanyeshuri iteka babaga ari imfubyi zitishyura ikigo nta budget gifite Mineduc nta mafaranga igira ishobora kubafashisha uretse kubaha ibyo kurya ya pate jaune n'ibindi nk'ibyo ugasanga u Rwanda ikibazo cyo gutunga abanyeshuri ikibazo cyo gushaka ibikoresho by'ishuri kurepara ikigo kiba cyarononekaye donc harasigaye imyaka 2 gusa tuvuye muri jenoside bon ntabwo rero nari nshaka kubakira rwose ngiye kubeshya nkomeza kuganira n'abo bantu kumva ari bambwira ko ari graduate bize muri Kenya bavuga n'icyongereza kisirimutse cyane shaka uburyo mbasohora bakambira mu office nkikomereza n'ibibazo byanjye nubaga ntazaguramo no muri iryo shuri bon icyaje kuntera kutungura rero ni nuko ndimo kuganira nabo sizo ukuntu madamu yaje kutungurana baza mu biro ntamutumiye haza yumva icyo kiganiro ndi kugirana nabo irahitaga gusa ngira ngo kuna nakerewe ntaje kwirancaza kureba ati umuntu aje asanga ari mwabo bantu atega amatwi araza kunyibutsa ariko abantu abana barimo kubwira bashobora kwiga atwibutsa ishuri na twahuriyemo yitwa Saint Helene rya Mbarara aho yigishaga aho twahuriye bigishaga abana basanzwe bakigisha n'abatabona ati birashoboka bivuga gutyo arangira arigendera amaze kugenda rero ariko asa n'usigiye ihurizo nabo bantu babyuriraho bakomeza barayinsistinga bon twaje kwemeranya yuko ngiye twandika urwandiko twarwohereza minisiteri icyo gihe niwe wemeraga abanyeshuri kandi iki kigo cya Gahini n'ibyo bita école subventionnée ntiwashobora kwemera umunyeshuri cyangwa ugira icyemezo ufata minisitiri atakwemereye namwe ubwanyu mwemererwa ari uko mwuzanye urwandiko rwa minisitiri niko byemeza icyo gihe bon sa n'ubikiza rero twandika urwandiko barujyana bashyira minisitiri ngiye kubona mbona mu cyumweru gikurikiyeho mbona Ndahiro yohereje vane yuzuye abanyeshuri baje kwiga turabakira biba ngombwa ko tubakira biba ngombwa ko tugira twitegura rwose ku buryo bushoboka ariko bataraza nari nanyuze muri minisiteri bamwe batari ko ikibazo urwandiko rwanyu turabibonye kandi urimo uradukemura ikibazo cyadushoboye ati abandi bose baratwangiye bati noneho dukemura ikibazo ubwo nabibwirwa na directeur wa secondaire wari icyo gihe witwaga Eugene Munyakayanza wari proactive yari umuntu uri active cyane bon
mu rugo rwandiko bakambwira bati tuzanabakemura ibibazo byose bihari rwose bon ko nababwira ntidufite abarimu ntidufite ibikoresho ntidufite expertise ntidufite experience donc abantu sinzi uburyo dushobora kubakira bon ariko muri urwo rwandiko nyine yari icyizere cya politicien bagira ngo abana baze ntibagira ngo hasigaye twirwarize kandi niko byagenze ko namaze imyaka 4 rwose ari ukwirwariza completely nta kintu mbona kiva muri ministeri kiva n'ahandi hose ariko byaye ngombwa tugerageza uko dushoboye kose byatumye nanjye niga ko kudaheza icyo ari cyo umwana umugaye icyo ari cyo uburenganzira ubwo ari bwo no kumva ko uburezi atari gukora ibiri mu mpapuro gusa ibyo abandi bakora ni ukumenya umwana ukamenya uko umufata ugashaka ibyangombwa byose kugira ngo akure ava aho ari ahinduke kandi nta mwana wese ntabwo ari ntawe ugomba guhezwa numva ariko nagusubira urakoze cyane ntabwo ari ibintu byari byoroshye ubwo baraje rero batangiye kwiga ni izihe mbogamizi zagaragaye ku banyeshuri se wenda cyangwa se abarimu byagenze bite habonetse imbogamizi nyinshi ariko nabwiye ko minisiteri nabwiye ko tudafite abarimu bafite ubushobozi nta bikoresho bari bakeneye kwandika bagasoma kimwe n'abandi bagomba n'abandi bagiye muri laboratoire nabo bagomba kujyamo niba bagiye muri library nabo bagomba kujyamo bagomba gusoma bakandika bagakora ibizami nta cyari gihari rwose kandi bagomba gukoresha uburyo bwa braille nta bikoresho bya braille byari bihari twagomba kubyishakira minisiteri yaramwe ngo igiye bishaka nta byashatse izo ni imbogamizi zikomeye cyane abarimu babigisha bakavuga bati se abantu batuzaniye bite byabo bazaza bicaye mu class baturebe natwe tubarebe ugasanga ni ikibazo ndetse hari n'abayibazaga ko bazajya barandata bakajya bavana bajyana batwara muri toilette bajyana muri effectoire batwara hose ariko ibyo ntabwo byabaye imbogamizi ko mu minsi mike baramaze kumenya hose baramenyera donc umuntu ufite ubumuga bwo kutabona kumenya environment arimo biroroshye cyane kandi bo bari batoya kandi barizi icyo bita mobility and orientation biroroshye cyane so ibyo rero byatumye n'abandi bana bamenyera barabumva batangiye no kubafasha bakajya basomera notes bakabafasha ibyo babigisha abanyeshuri bakabasubiramo ku buryo mu minsi ya mbere bakoreshaga memory nkwibutsa ko abantu benshi bafite ubumuga cyane cyane ababivukanye ubumuga bwo kutabona bagira memory iri very high donc megabyte nyinshi cyane kurusha umuntu usanzwe ku buryo ibyinshi babifataga mu mutwe kugeza igihe twaje kubonera ibyangombwa binyuze mu nzira zikomeye cyane tugiye tubonera amahugurwa y'abarimu nabwo binyuze mu nzira zikomeye cyane barimo bamwe bajya kwiga muri Uganda muri UNICE Uganda National Institute of Special Education abandi bajya tugira amahugurwa make twashakiwe na UNESCO ira branch ya Mineduc batangira kwiga braille na abarimo bake havuyemo bake babahanga nka bitwa bamazuru Gatete biga braille rwose nk'abandi batangira kubafasha ariko byumva byatwaye imbaraga zikomeye twubaka resource room nyuma y'umwaka umwe resource room ni room bashyiramo ibikoresho byabo bakabasha kubafashirizamo voilà donc nibura muri 98 9
twabonaga nibura hari ibintu bishobora kuboneka ntavuyemo hashize imyaka 2 ibintu biri ku murongo nibura mu myigire. Iki ni kibazo bagiraga ni Minerval, nta muntu wabishyuriraga, ari ababyeyi babo, ari undi wese. Donc byabaye ngombwa ko dushaka umuntu bishyurira. Twaje kubona umugira neza rero mu Bubiligi by chance, arafasha rwose ku buryo buhagije, bashakira kuyafasha kubishyura Minerval, kubashakira udukoresho ngira ngo n'utwenda, ndetse arabaherekeza kurinda bamwe barangije bageze muri secondaire, barangije secondaire S6. Ndetse nyuma narahavuye babubakirana bakadorutware barayisana, ariko si yabo bonyine bayibanagamo n'abandi. Bafashe ikigo kubaka dorutwari ikwije ko basanga aho barara hatameze neza. Birumvikana ntabwo nta barimo bigeze binuba ngo abana se cyangwa babinubire, nta byabaye. Abarimo barinubye birumvikana, barinubye ariko turensistinga uko byageze aho mu masomo nanjye nafashe, nasanze abana bafite uburenganzira kandi ntagize uruhare mu kugira ngo uburenganzira bwabo bubahirizwe. Ntacyo naba nkoze, naba ntari umurezi, naba ntari umubyeyi, kandi ntabikora aribo ba mbere binjiye muri sogore mu gihugu. Nta n'uzabikora, bizafata indi myaka. So byaye ngombwa ko abarimu binuba, n'undi wese winuba mpangana nawe, nkakora ibishoboka byose kugira ngo abo bana bakomeze bige kugeza ubushobozi bwanjye buzananirana. So nibyo mpamvu nashatse ibishoboka byose kugira ngo mpave bishobotse, ndetse bintuma n'imbaraga zo kugira ngo njye kwiga masters na postgraduates zose muri bintu kugira ngo nzagaruke mbigisha n'abandi. So muri baje muri 1997 1998 natangiye gushaka uko nakwiga hanze, niga masters muri special education cyangwa inclusive education, n'abari mu bamwe bamaze kujya muri Uganda. Donc bwa buryo bwo gushaka uko byakura. Birumvikana. Professor, ubwo nabazaga kujyanye n'abafite ubumuga kutabona uburyo binjiye mu ishuri, nubwo mwatangiye kwakira abana mu ishuri risanzwe, ni ibintu bitari bisanzwe, ariko noneho ngarutse ku bafite ubumuga muri rusange, yabwo kutabona, yabwo ingingo n'ubundi, ni izihe mbogamizi mubona bafite ubumuga bagira haba ku isi ndetse no mu Rwanda by'umwihariko? Imbogamizi bagira ni nyinshi, ariko ziringiye ku kintu kimwe cy'imyumvire. Burya imyumvire yacu niyo yubaka ibyo dukora ibyo ari byose. Imyumvire yacu rero twumva ko akenshi twiyubatsemo imyumvire y'uko aho abantu badashoboye, cyangwa se twareba umubiri we, nibyo natanye nkubwira ko afite urugingo rudashobotse, cyangwa se afite urugingo rudashoboye, cyangwa se afite ubushobozi buke mu kintu runaka, kuvuga, kumva, gukora nk'ibyo abandi bakora, ugasanga umushyize mu cyiciro atarimo. Iyo myumvire rero ituma abantu babaheza, cyangwa se bataha umwanya akwiriye. Ugasanga iyo myumvire yubatse politiki ibaheza, yubatse ibikorwa remezo bibaheza, twubatse institutions zitabatekerezaho, ugasanga barakubitana n'imbogamizi hirya no hino. Ariko ihinduye imyumvire n'ibindi byose urabihindura. So urabona ko mu Rwanda hari policies nyinshi zidaheza buri muntu wari wese, ariko izo policies zigomba kujya mu bikorwa. Kubishyira mu bikorwa rero agomba guhindura imyumvire. Iyo usanga adahinduye imyumvire,
usanga rwose ahezwa iyo tumusanga aba organization zabo zihora zibutsa abantu inyubako mufite zimeze zitya n'izuri ibyangombwa turahezwa aha n'aha turahezwa mu mirimo tujya mu mirimo ugasanga nta bikoresho bihari bihagije bijyanye n'ingingo zacu turajya muri transport rusange ugasanga ntibatwemerera umuntu ufite akagare akajya muri bisi ugasanga bamushubije inyuma kubera ko agomba kujyana n'akagare ke konvo yarate nta mwanya dufite umwanya wawe ariko w'igare ryawe n'ibimo kandi ni umuntu umwe umuntu utavuga ugasanga arajya kwa muganga afite uburwayi nk'abandi arababaye yajya kwa muganga agasanga ananiwe kuvugana na muganga cyangwa yajya gushaka ubutabera akananirwa kuvugana n'ushobora kumwunganira aho ngaho ni imbogamizi ziba zihari hose ariko zigomba gukemurwa kandi abantu bagomba kuzikemura ahanini ni abafite ubumuga bwabo muri za organization zabo yaba ari mu Rwanda ari n'ahandi hose ni urugamba bagomba kwemera kandi bafite ububasha bwo kubafasha babafasha ariko nabo ubwabo babigizemo uruhare uvuze imwe mu mbogamizi ikomeye cyane y'uburyo abafite ubumuga babona imirimo nkakubaza ko icyo kibazo ko kirabakomereye cyane turabikurikirana cyane ubona cyakemuka gite kugira ngo abafite ubumuga hari abagiye bavuga ngo habeho umubare fatizo mu myanya y'abantu bajya mu kazi nkawe bikurikirana hafi cyangwa se mwanabyize abafite ubumuga umuntu babona akazi bigenze bite kubona akazi ni ibintu byinshi icyambere hagomba kubaho politike na strategic plan ifatika igaragara neza ntabwo ari ukuvuga ngo bashyire mu kazi gusa kuko iyo agiye mu kazi agomba no gutanga umusaruro kujya mu kazi ngo nuko ufite ubumuga witiriwe ngo ufite ubumuga ntacyo bigufasha kandi nubwo bizafasha n'uwaguhaye akazi cyane cyane private sector cyangwa na public donc agomba kubaho politiki ifututse kandi uburyo iyo politiki ishyirwa mu bikorwa nabwo bikaba bifite umurongo ugaragara niba umuntu utabona agiye mu kazi tutangira urugero nk'urwo ngurwo politiki ivuga ngo umuntu utabona agiye mu kazi niba agiye mu kazi azakenera ibyo twita assistive devices donc devices zimufasha kugira ngo abone ibyo abandi babona yandike ibyo abandi bandika nibagiye donc ziriya technologies zigomba kuba zihari kandi zirahari rwose nyinshi zituma ashobora gukora nk'ibyo abandi bakora utavuga nawe ni uko technologies zirahari zose donc police assistive technologies cyangwa se accessible technologies ntabwo ari ubufasha byumvikane neza ntabwo azajya mu kazi ko agomba afashwa cyangwa bamugiriye impuhwe ahubwo ni ukumufasha kugira ngo atange umusaruro atezweho kimwe n'undi wese hanyuma n'undi wese uzashyiraho bariyeri akamutera cya kintu twavuze ngo ni handicap akaba yafatirwa ibyemezo hari amategeko agira amufatira ibyemezo kandi bigomba guhera igihe agiye gushaka gusaba akazi igihe agomba agiye gukora interview n'igihe agiye mu kazi ndibuka umuntu wo muri minijisite ugeze kumuhamagara amubwira ati hari umuntu utabona waje gusaba akazi uri qualified biragenda bite ndamubwira nani muri kaminuza ndamubwira turagutiza assistive technologies aza kuri interview kandi witegure ko no muha akazi muzamushakira ni izo technology twaguhaye duheruka ubwo ngubwo ntiyongeye kumvugisha ko bitagize ikindi gikwiye gukorwa wenda ni kota y'abantu bafite ubumuga
tumenye ko dukurikije statistics hari ni 5%, ariko abiga bakaba bafite qualification ni bake cyane kurushaho. Wenda habaho kota y'abantu bashobora kwakirwa, kandi abantu babakiriye, organisation zibakiriye zigahabwa facilitation y'uburyo babasha kubunganira, ari mu mahugurwa, ari byo bikoresho, no kubamenyesha uburyo bikora, donc ibyo bakenewe. Hari ukuntu bibaza ko bihenda, ariko siko bimeze. Ibikoresho bakoresha ntibishyura imisoro, cyo ni kimwe. Ikindi iyo ubishatse bikora igihe kirekire. Kimwe n'izi nyubako ku ramp hari ibikoresho bishobora kuzamura umuntu bikamugera ku etaje akeneye utarinze kubaka ibintu bishya, kandi akagenda kuri esikariye kimwe n'abandi, bitanahenze cyane. Donc hari ibintu byinshi abantu batazi bagomba kubimenya, ari abafite ubumuga, ari na rubanda babana nabo cyangwa bakora nabo, donc bakabasha kugira ngo bagire umusaruro. Kuko twumvikane yuko guheza abo bantu hagati ya 5 n'10%, ubuheza human resource igihugu igomba gutanga umusaruro. Iyo uheza human resource ubuheza umusaruro w'igihugu ukeneye. Ibyo World Bank ivuga ko muri Afurika mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ahanini hari poverty, hari ubukene duterwa nuko duheza abafite ubumuga ingana na hagati ya 7 na 12% y'umusaruro mbumbe w'igihugu, kandi bikaba ari hidden poverty, donc ubukene butagaragara. Kubera ikintu turabaheza bagahora batunzwe n'abandi, kandi gutungwa n'undi ni ukumanura igihugu, ni ukumanura umusaruro w'igihugu, kandi consumption ikazamuka cyane cyane mu mafamiye baba batunze cyangwa se n'abandi bose babatunze. Ibyo rero ntibikwiye kubaho. Ni kimwe igihugu kigomba guhora kireba kugira ngo babahe umwanya wabo muri sosiyete. Murakoze cyane Prof. Ikindi kibazo nabaza, muri sosiyete usanga kenshi bagirira impuhwe abafite ubumuga, impuhwe. Nkibaza rero ni gute izo mpuhwe ahubwo sosiyete yakumva ko izo mpuhwe zitari ngombwa cyane, ahubwo uburenganzira bw'abafite ubumuga bukaba bufite agaciro cyane. hari conference twagize mu minsi yashize, international, irimo n'abantu bavuye hanze. Noneho muri intervention zakozwe ndibuka umuntu w'umupasitori umwe insistinga ngo tubakunde, tubagire impuhwe, donc avuga ibyo evangelii tubwiriza. Noneho habamo umudamu umwe wo muri university yo mu Bugereki, aramubwira ati se uramukunda kuko afite ubumuga cyangwa ko ari umuntu? Aramubwira ati ntawe ukwiye kumukunda kuko afite ubumuga, ukwiye kumukunda ko ari umuntu nk'uko nanjye wankunda n'uko wakunda umuntu wese. Donc impuhwe ntabwo ari ngombwa kubera ko umuntu ufite ubumuga, ahubwo ni uburenganzira bwe. Donc ukwiye kumuha uburenganzira bwe, kandi uburenganzira n'ubw'abandi, kandi nawe nicyo asaba, nta n'ikindi asaba, nicyo ngicyo cyonyine asaba. Niba umuntu wundi arya, nawe akeneye kurya. Niba akeneye kwiga kugira ngo azabashe kugira akamaro, ntawe agomba kwiga. Niba akeneye akazi nk'uko abandi bagakeneye, agomba kubona akazi. Niba akeneye facilitation, uburyo yakora ku kazi, ibikoresho arabikeneye, nk'uko n'undi ajya mu office bakamuha computer, bakamuha intebe yicaraho, yajya muri mission bakamuha imodoka, bakamuha na frais de mission. N'undi akeneye facilitation kugira ngo abashe gutanga umusaruro kimwe n'abandi. Donc impuhwe ntabwo ari ngombwa rwose, kandi organisation z'abafite ubumuga nibyo kintu gishyira imbere muri rusange. Iyo uhuye
n'umuntu ufite ubumuga ushyira imbere ku impuhwe burya abatarakura muri organisation muri movement zabo. Prof abafite bwo kutumva no kutavuga hari umwe ubahagarariye hano mu Rwanda ukunda kurekarama ko bakeneye nabo kubona ibinyabiziga impushya zo gutwara ibinyabiziga permis de conduire. Bakavuga bati natwe tuzikeneye gutwara imodoka nk'abandi bose muri East Africa birakorwa, kuki mu Rwanda bidakorwa? Wamubwira iki cyangwa wabwira iki abashinzwe kubahiriza amategeko? Organisation RNUD ishyiraho umwete bisabe n'uburenganzira bwabo. Ibihugu byose nazereyemo abantu batwara imodoka babona permis zabo zintuza kimwe n'abafite ubumuga bose wese batabona nibo bafite icyo kibazo kubera nyine impairment yabo ntibemera kureba ariko abatabona rwose abatumva batwara imodoka rwose bensistinge kandi nibo ubwabo bagomba kubyisabira. Polisi rero itanga uburenganzira ntuba kutarabyumva, ntawe uzabiyumvisha rero uretse NCPD, RNUD na harya Nidoro bashyire hamwe babumvisha babagaragariza ko ibyo bintu bishoboka. Bo bafite n'imbogamizi nyinshi kubera ko ntibavuga birumvikana kandi ururimi rwabo rw'amarenga ntirurakwira. Kwivugira rero biravuna cyane. Bifashize n'indi miryango ibafashe kuvuga bagaragaza ikibazo cyabo ko bafite imbogamizi nyinshi cyane n'ururimi rwabo ndibuka bageza kushaka ko ruba a national language kuko UNCRPD, the International Convention of the People with Disabilities, yasinywe n'u Rwanda isaba yuko rwemerwa nk'ururimi rwigishwa mu mashuri kandi ururimi rw'igihugu. Ibihugu tubana byo muri East Africa rero byinshi byamaze kurwemera nk'ururimi rw'igihugu. Niba ko birimo kubisaba rero basaba ya nteko y'ururimi n'ubuvanganzo inteko y'ururimi n'umuco barabaruhije cyane bazana amategeko bazana iki kandi si ibintu bikwiye kubavuna. Bazize yuko batashobora kuvuga ngo bayire ko ni uburenganzira bwabo. U Rwanda rwabisinyiye kandi urwo rurimi rwemewe n'ibindi byose bizakurikiraho. Donc baracyafite ibibazo bagomba kwivugira ubwabo, bagomba gushakisha uburyo bagira. Ikindi ni mbere ko tugana ku musozo, amategeko arengera abafite ubumuga mu Rwanda arahari menshi, ariko se mu gushyirwa mu bikorwa mubona bigeze amategeko mu Rwanda, hari n'amategeko u Rwanda rwasinye mpuzamahanga kandi hafi menshi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu rwasinye amategeko international menshi arengera abafite ubumuga. Hari n'itegeko rya 2007 ariko kubishyira mu bikorwa biracyavunana. Tumaze kuvuga ku bafite ubumuga bwa kutumva n'abandi so bonyine, hari n'abandi donc haracyari imbogamizi. Bahere no kuri ayo mategeko ubwayo, nka tegeko ryo muri 2000 abanyamategeko barikoze harimo impuhwe nyinshi. Donc kuvuga ngo umuntu ufite ubumuga ajya mu modoka agendera ubuntu, ibyo ntibikwiye kubaho. Ibyo ntabwo ari byo. Agomba kujya mu modoka afite capacity yo kwishyurira. Ahubwo imodoka igomba kugira ubushobozi bwo kumworohereza kugira ngo ayigeremo akagare kinjiremo. Donc bamwakira bafite uburyo nk'ikimwe n'izindi infrastructure zose na serivisi z'igihugu zose. Ibyo donc itegeko banze barigire barihindure. Naryo ubwaryo riraheza. Naryo ubwaryo ribamuheza rwose. Yamushyize mu bantu bo mu cyiciro cy'abakoma batishoboye ayamugire nabi cyane. Donc haracyari imbogamizi nyinshi mu mashuri ariho
ariho maze igihe nkora usanga ari amashuri menshi atabasha kwakira abo bana. Hari abana benshi badashobora kwinjira mu mashuri muri aya mago mu sosiyete nyarwanda, mu komite z'abanyarwanda. Hari abana benshi baheze mu rugo, atari uko abo bana badashoboye, atari uko ababyeyi bananiwe kubishyurira ngo bajye mu mashuri, aho kubera ko amashuri atabasha kubakira. Abo ngabo n'abafite ubumuga nka autism, n'abandi batajya bavuga nka dyslexia, ADHD, bibaza ko ari abantu batuzuye mu mutwe, kandi nyamara usanga ari bamwe mu bahanga barenze urugero, nka ba Albert Einstein yari afite autism, ni umwe mu bantu bagiye bahezwa, ariko mu Rwanda turacyabaheza. Urumva rero amategeko yacu arahari, ariko ntabwo agera ku bantu bose bafite ubumuga bihagije. Haracyari rero intambara ikomeye, kandi njye nasabaga ko organization z'abafite ubumuga ubwabo bajya ku isonga, noneho abasigaye bose bagakurikira. Ntibazitegereze ko hari undi uzavugira, nibo rwabo bagomba kwivuga, ahubwo bakaduhamagara dufashe iki n'iki. Birumvikana. Tugana ku musozo, Profesa, mwamuvuze, tukaba tuvuze ku buryo amategeko adashyirwa mu ngiro cyangwa mu bikorwa. Ese hari icyuho mubona mu mategeko? Amategeko asanzwe cyangwa y'abafite ubumuga? Navuga icyuho mu mategeko, wenda amategeko adahari se akwiye kuba ari hari, cyangwa se hari ibyahinduka mu mategeko wenda, nicyo nabazaga nk'icyuho mubona wenda kiri mu mategeko. Ntabwo ndi umunyamategeko cyane, ariko ibyo birahari. Hari ibyuho byinshi afite mu mategeko hafi yose, kuko amategeko harimo ibice byinshi. Amategeko arengera abantu, amategeko ahana, amategeko hari byinshi bigomba kurebwaho, ariko ibyuho bizagaragara ari uko ari amategeko bashyizeho arengera abafite ubumuga agerageza gushyirwa mu bikorwa, nibwo ubona icyuho kiri. Tuvuge nk'itegeko rishyiraho inyubako, mu nyubako hari amategeko y'uburyo inyubako ziri public utagomba guheza umuntu ufite ubumuga. Iyo rero bayashyize mu bikorwa, nibwo ubona icyuho kiri, kuko iyo bagiye gusupervisinga inyubako ahanini bareba ramps zonyine, ariko si cyo ureba. Inzira nyabagendwa z'abantu bagenderamo, bareba niba ari accessibility ramp. Ntabwo ari cyo bareba gusa, kuko n'urya muntu ugendesha white cane hari ibyo akeneye muri ibyo bintu public, kandi biba bihari mu mategeko, ari mu mategeko, hari amabwiriza ahari. Utabona hari ibyo akenera, ufite ikibazo cy'uburwayi runaka hari ibyo akenera. Donc bagomba kureba ibintu bijyanye na aeration, umwuka, lavatories, ubwiherero, ubugari bw'inzugi, handles, amapwanya wafungura, byose ni amabwiriza aba hari, usanga batareba ku nyubako. Ariko hari n'ibindi, uburyo abantu bajya mu kazi, uburyo bubahirizwa. N'izo rampe uvuze ushobora gusanga iriho amakaro yandi ashashagirana ku buryo wayikandagira ugahita uhugunyerera ikakumugaza cyane, ikakumugaza kurushaho. Nk'uburyo ibyo bakoresha ku makaro, kandi burya ntunagira gusa si ibikoresho bakoresha gusa, niyo ugeze hasi hari ibisabwa. Ntabwo ukoresha amakaro asanzwe, hari texture ukoresha na mesure ukoresha kugira ngo ubashe kugira. No mu muhanda burya harya haba hari abantu bambukira, burya hari amabwiriza ugomba gukurikizwa kugira ngo wa muntu utabona, wa muntu ugendera mu kagare abashe kwambuka, anyure muri zebra crossing kimwe n'abandi.
aho mu Rwanda usanga bidahari, iyo ugiye hanze nibwo ubibona. Nabonye bikora babigize nehera mu Rwanda, sinibuka ahantu nabonye bakoresheje bene ayo ma tiles akwije ibyangombwa ubibona ni Burayi, sinibuka hariho. Ariko ibyo birahari. Ariya matara agira ku mihanda nyabagendwa, amatara y'umuhanda burya nayo hari uburyo agomba korohereza abantu bafite ubumuga butandukanye. Ashobora kuvuga, ashobora kugira gute, kuri za bisi, arebisi cyangwa se kuri gare ibigomba kuba bihari, ku buryo umuntu amenya ngo bisi iraje. Muri make umuntu ufite ubumuga agomba kugira dignity, ntagomba gukenera undi muntu umufasha cyangwa amuvane mu bye ngo azamufashe. Agomba kugera ku kintu cyose akeneye kimwe n'undi wese, atarinze kwicisha bugufi ngo asabe ubufasha. Nibwo yumva yigira akamaro, yifitiye icyizere, yumva aresha n'abandi. Iyo rero ahora akenera abandi, ubwo bakiri hasi y'abandi bantu, kandi bahuje igihugu, bahuje constitution. Mu gihe tutaragera aho ngaho rero, nta mugabo bataragera aho ngaho, haracyari icyuho gikomeye cyane. Murakoze cyane Prophet, usoza sinzi icyo mwabwira abafite ubumuga ndetse na sosiyete muri rusange. Abo nabanza kubwira ni sosiyete muri rusange, nuko u Rwanda rwateye intambwe ikomeye cyane kudaheza umuntu uwo ari wese. Turabona mu mategeko, turabona mu myifatire y'Abanyarwanda igihinduka, turabona mu gihugu cyacu kigeze ku Banyarwanda bari bose. N'abafite ubumuga rero twumve yuko bari mu bantu bashaka kugira uruhare mu guteza imbere igihugu cyabo nabo ubwabo kwiteza imbere, kandi ntibazabigeraho tutabahaye inzira. Umuntu wese rero aho ari hose mu nshingano ashinzwe, nawe afite uruhare guha umuntu ufite ubumuga umwanya we akwiriye. Numva ko ibyo twakoze kera tukiva muri jenoside ntibyari byoroshye, ariko birarushaho koroha. Umuntu rero mu nshingano muri iki gihe, nta mpamvu akwiye kubona umuntu ufite ubumuga nk'imbogamizi, nk'umuntu uciriritse, nk'umuntu udafite akamaro. Afite umwanya we. Hanyuma abafite ubumuga ubwabo rero bibuke ko batazagira icyo bageraho nabo ubwabo batafite uruhare. Hari umuprofeseri wa Michigan University yo muri Michigan, yitwa James Charlton, umuprofeseri wo muri Umunyamerika. Yazengurutse ibihugu byose, nawe aramugaye, agenda mu kagare. Arangije yandika igitabo yise Nothing About Us Without Us. Ntacyo tuzageraho tutigiriyemo, tutagize uruhare. Aza gutanga urugero uburyo iyi miryango y'abafite ubumuga yaje kugira umwanya muri UN. Abafite ubumuga bafite umwanya muri organization zo hejuru, UN, World Bank, ndetse n'izi mubona za USAID cyangwa FID, burya harimo umuntu. Byagenze bite? Byatewe n'inama bigeze kugira muri 2000 and what? No, it is much earlier than that. No, 1981. Abantu bafite ubumuga bagenda bahagarariwe n'abantu b'abavuzi, rehabilitation officers. Bagezeyo kuko nibo bari bamenyeye kuvugira abafite ubumuga. Abavugira abafite ubumuga baterekara, ibyo ntibibaho. Bati kuva uyu munsi bakora kudeta. Iyo organization bagenderagamo yitwaga Rehabilitation International, barayihindura uwo munsi, bitoramo abayobozi, bakora organization yitwa Disability International ngira ngo.
ari n'ihagarariye zose mu isi. Kuva icyo gihe habaye impinduka zikomeye cyane muri disability movement, bituma muri UN hatangira kugira ibiganiro, haza amategeko mashya. 1984 nibwo habaye Salamanca statement, statement ya inclusion mu burezi. Hakurikiraho Rehabilitation International ngira ngo muri 93, haza CRPD ya 2006. haza impinduka nyinshi cyane. Kubera iki? Abafite ubumuga bafashe ibintu mu ntuza mu ntoki zabo. CRPD isaba ko buri gihugu kigira representation muri parliament. Murakoze cyane Professor Karangwa kubw'ikiganiro muduhaye. Turizera ko n'ubutaha nitubakenera tuzabona. Turashimiye cyane.